manuka gakeya witonze. Iba wicaye ngaho ubanza urebe ko waranegekaye. Wa mwana we mpora nkubwira. Dawe. Umubiri wose mama. Ese ubundi byagenze gute? Ko cyagiye nagusanze duryamye mu muhanda. Cyaje kugenda bi. Sha, reka nkubwize ukuri. Rodomo nanjye sinibuka ngo byagenze gute kabisa. Gusa icyo nibuka ni kimwe. Uribuka cyagihe mama waza kutureba ngo yabuze umukobwa we. Mama nyine mama wa Nuza wa Mariya. Yego. Kandi urabizi uriya mukobwa ndamukunda. Urumva? Nahise rero nanjye nuko wa mwana we. Narakubwiye. Nyine buretse wumve. Ndangije rero nanjye nifuza kuba nagenda njya kumureba. Ndagenda ubwo ngeze handi ruguru ya kagashyamba muri wa muhanda w'amabuye utambika kandi bacukura ibirombe. Ndahibuka handi hara. Nasanze umukobwa aryamye. Yanegekaye Imana sinzi ngo byari byagenze bite. Hanyuma ndangije umwana ndamubyutsa abona ni ngewe arabatse sheri umeze utemeze neza ndamuhobera. Nyuma yo kumuhobera. Uramuhobera? Nyuma yo kumuhobera ibyo nibuka nuko mbonye nisanga mu buriri wanje rwose nta kiri kintu nka yamuze. Ariko nukuri kw'Imana mbashije kumira. Ubuso ihangane ariko koraho gake kankwihorere mana yanjye Juni utambwira ko ari taburukundo. Mwana ujye wihangana nyine ahubwo Rudomo mva nkubwire. Shangereka nkubwire ubuzima bw'icyaro ndaburambiwe. None ukaba uri gupanga iki? Nje nimara koroherwa gato nyirangiza gutora agatege. Yego. Nubundi navuye ngororero n'amaguru Rusizi paka hano Oya ubwo ibyo kumbwira ntago ndi kubyumva. Urakurikizaho icyaho ngaho. Umva nkubwire rero. Nje ndaje nzigira i Kigali amaye nka munyanyindi amaye inka. Yemwa uzajya i Kigali ujye kuzana yi. Njewe nzajya i Kigali. Aha. Ejo bundi wagize ibyago bupfushije na mama wawe ari busigaraye. Narizi kusiga umutaka. Ibi bintu ubu mu rugo barabisha. Arimo kumutaka. Shane yo myotseranye. Shine byundi. Ndabibwira papa nta nubwo uri wenyine ndakora. Jone ntabwo mbivuga ngo wende kura urukundo ntabwo mbibwira papa. Shabo ngubwo nyine ndabona wafashe umwanzuro. Nje nta kindi kintu nabihinduraho. Kamushigikira gakoma ubwo nyine ibindi bizakurikiraho nakazi kawe rwose. Genda ndebe ko kaburamba bari leta. Genda ndebe ko wenda byacamo ndebe. Urahuta nk'ayo byugiye. Giye mu kabande ngiye guhinga. Wareze se nkaguherekeza? Oya. Kubera? Ndijyana. Urijyana? Nyamara reka nkaguherekeza. Oya. Kubera iki se? Tandabana tubiganire. Oya wa. Nese niyo mpamvu uri gutuma nashaka kuguherekeza? Oya nayo indi mpamvu gusa nuko numva nyine ndijyana ibyo byiza. Aho zibamye tukajyana. Ahantu hose ugiye guhinga gutama amazi. Ngenye n'ubumwe. Oya nagaruka kubeshya ahubwo wowe merera wana mama mahirwe tujyane urebe ukuntu nzi guhinga kabisa bya. Urumva ari ahantu hose ngiye guhinga uri buhahinga. Nta kibazo tugiye tunaganira urusha kugera utinze. Nta kibazo tugiye. Akunze wumva saho.
ahubwo mpa amahirwe uyu munsi uzajya uhora wibuka mu buzima bwawe. Icya mbere njyewe ngiye kugenda muhingire byataye kandi nakuganira kandi nyuma turatatumvise urumva ko ibintu bimeze neza. Rero ngo rwose kabisa ubu ngubu cyane nk'aho witeganyirije. Ndabona bamamagaye. Ndabona ari umusaza. Halo? Meze ute papa? Akagane kanjye kapfuye. Ko numva mongera. Minota ingana ndaba nkugezeho. Okay, sawa. Umva se, izi bintu bibaye mu rugo habaye ikibazo. Nanjye ngo yapfuye, reka nyaruke rero njye kubireba. Noneho ubundi tuzakomezanya utaha. Hari ikibazo? Nta kibazo, ndumva ugize ibyago. Okay, sawa, nareba nyine ngaho geraho nanjye nyaruke. none se njye nukuri ko Imana mujya munseka. None se ugiye hemu? Umwana w'ibyaro umugubu nderekeye. Uransize waranyingiraga nkagira ngo ni inkuru. Ahaha. None se umva ahubwo nkubwire. Wa murimo w'intoryi wari warahinze warangije kusarura. Umva kandi. Ubwo uratangiye. Oyo umva nyine ubwire. Ikisi urazi ko nyine mfite vie unkanira bya hatari. Ahubwo nyine nashakaga. Wamaye uriya murimo wawe w'intoryi. Nyine nzahenda kuramo duke ndaguhaho nyine. Ariko harya mpinga wigeze uza kumumubyizi. Ibyo reka tubyihorere. Aho umva nkubwire. Umva mani ngiye mu ibanga. Hatazagira umuntu n'umwe ubibwira. Na wa mutante wawe ntabyazi. Umva yewe na Maria usibye na tante wanjye na wa musheri wanjye na asabimenye. Okay. Yumvikana. Ariko uramuko. Ibanga uzarimire ruka no munda ngo pe. Ariko na tante wawe. Oya ndagiye. Umva se nyine. Oya umva nyine ngo ndagiye. Urabika ari umestesheri wanjye. Ntabwo bizi ibintu byahariye byo ni wani. Sanda. None uyu muntu ugufitiye zo ntabwo wazumva. Urimo uratogota. Gwiki umuntu uri mu mizi. Utanguye kuri gwiki. Mfite inkuru zimwe za data. Bazamwereze. Vumbwiye shuranye mfite umwanya. Indamo twumve. Uriteguye? Uhajya umbabarira. Gira vuba urimo uratuma. Nayagaye muri njye. Urabyumva ute? Kiramana. Mubwire rwose ari umuntu umeze gutyo. Umva se. Umeze ute? Noneho. Ako nyine tu. Kira gihugu nari ndimo cyari cyiza ako mu Rwanda harahindutse. Mu Rwanda hameze neza isoko. Ntabwo wabyumva. Nawe uhahira usujye bibona. Nawe wambaye icyuki. Nawe bimbwiye kuko Ako se undi wakutambwiye. Ese shuko murundi. Swabaye inzobe. Byariko n'ubundi wari inzobe. Oya, ntabari inzobe. Oya nawe. Ibyo ngibyo reka tubyihorere sha. Mama story man urugiye wishyushye, inkuru ishyushye. Nise kunywi. Wowe n'amakuru. Ako nawe ujya unsetse. Wowe fata, wicare nyine wige. Nukicara ukiga. Ntabwo wabimbwira. Shamani mbwira nawe muratinda mu nzu. Ikibazo gira amashyushye. Ziba nawe gira ngo. Nikajya kagera ngo gira vuga ibyo uvuga. Umva se. Ikizi. Nuzi. Nyine wamujama. Oya. Wow ndi waje nyine akatwishyurira. Karuga kanze kwishyura. Yego sha. Iragira ngo akura mutipe n'umwana mwiza. Uriya nyine waje akatwishyura. Akoreba ukuntu yadukuye mu kimana we. Uriya hari ahantu. Mbwiye jo nuzuye kumenya n'imbwa zimeze kuri. Nyana y'imbwa gusohoka nahiga gutaha. Uriya wowe mumbwira mani urukumubwira isukari kazamuka no mu mubiri. Sura ngo ngahuriye he wundi. Mbere irango yindi ngahuriye he. Oya sha uriya we werekana nawe agomwe kira ni ikigo kigana uriya mujama noneho. Baza iki sha ubu turaciringa. Ntabwo wabimbwira. Turaciringa ibintu bimeze gutya. Tekereza ubusinyi rya mandara kuri WhatsApp ndaramwandikira Nese byahise bitangirira. Sha nawe rero. Niyo mpamvu rero mubwiye ko mfite inkuru ishyushye uranayishyura. Ntabwo nayishyura urabona uko ariko uramujama umuntu ukatuva Ako uramujama ni na mwiza ako kantu nako kongereho. Nabonaga icyoko zatuza. Wowe wanamurebaga. Sha nanjye nayo naguye.
senti se kuza utarwiyambitse maze kumva amakuru wa sheri wawe yapfuye. sheri wanjye sheri wawe yewe mana we munabara Yesu senti ubaye iki senti nta muntu uri hafi ngo anabare kuko senti we mana yanjye we mana yanjye nta muntu uri aho hafi kajya gushaka umuntu uri buze kumufasha. ibyo ngibyo nyine mana noneho uramuti wowe uri kumubona kuri ntabwo uzanataha mwana wanjye ngo wagiyeyo akuzi ko mbona aho yishyana ubundi uranze uragashyana naguyeyo urumva ndagenda yoye wa juju meza bite wagwana ako naganda none no kuri vibe uzadanje mana shani kwa kundi mani bavyabaye byatare ewa aha no se ufite niko ndakuzi ni bisazi mani bavyabaye danje umve bisino ko mbona narina na mozi rwanda n'undi ngo nyine umushuti wanjye nese uwo mwana nyine nawe rero ibintu uhoramo ndakuzi ubwo wabona unafatiye Yego se ako muri minsi nawe wari waranatwanze nawe kubana cyane mani byabaye isazi n'iki yego se imana byataye abana n'umwana witsaye mu mwebwe yego se tworora ihene n'intama inkwavu ndetse n'ingurube akira rurarya neza urukwavu rwanjye rurarya akira yego sha nzakugurishamo amafaranga ejo bundi papa bimeze bite kamera sha yego aba ni wabuze wazitayeho aho uzi amafaranga ari mu mpavu kuko se ntabwo zirabyara urabona rumaze kuba urusore ni iki kabisa kabifundira nawe gusa umva kinga ko nanjye guhindura n'imyenda nkajya mu gasantere ntabwo najya nambaye isoko ugiye mu gasantere hanyuma nugera mu gasantere akosha uze gutaha kare uyu munsi uyu munsi ndataha kare nyine tubyigeho byabira byura mukobwa kandi dore urakuze nanjye niyo mpamvu naze kujya mu gasantere nambaye isoko nta kibazo nyine genda wambare imyenda kandi ushyiremo imyenda ariko Yohana ndabyiruye koko sha ari inkwavu ndabyiruye ayiwe Yohana we mu murima nibiki kutarwiyambitse ese papa ibyo ni ko bigenda ariko mutabijya gusanga sente yaguye mu murima tujyana n'igihe mu gasantere nyine ni nk'ibyo nyine nababwiraga njye mfite prote ariko nyine tugiye kwitegura ndaje mube muciringamo gake nimba ndi kugushona mani ugiye kwitegura ndaje nari kasigaye mbiganira no sawa tuvugana ugenda umva nta kufasa ibyaganje nanjye arya ngakamenya mukawe nakaye mawe akamenya mukawe ntabwo ndi kukibuka neza ubundi wasanze undi mwe wanjye ubundi wemba ntanakubonye n'iki mwese si uri kubibona se mwana mwese ntabwo uri gupisuka mwanjye iyo wanaba nagupiye ibyaganje nkabona ko byanava mu gihe n'iki Uruganya se? Ushuru byadanje. Wacyumbabari. Wambonye none ubona byavamo. Ibyaza ubu yose inzi Yohana nashimye ubu ngubu ngiye. Washimye iki? Naraga turi gushima. Yohana iyo mibare yanjye ngiyewe nta bintu byaza babivuga no gukura mu nzira ubundi n'iki ngo uri gushona utundi vipsa. Shana nanjye Oya ntabwo nukubabaza se nawe nukubabaza nawe ubibona n'iki nta nukubabaza ni vuba Yohana mbana gupofotse yawe ri vuba nanjye nabidanje nahora seka nubwo bwamwe mbonye gusomuza oya nta bintu bya kabiri abari rimwe niyo vuba ubu nta bya kabiri mbabara koko abantu aho kumva menyereye
ngiye uzuvugana iwawe n'isuka yawe se mugiye imitima itamo n'ubanzi kuruyeho n'ibiko mbona we nazi. Ese muracyakiriye namwe menye mwaryohewe gusa nyine ngiye tu. Usise vamo none asemana sikwisubira vuba vuba se. Cyane vuba umva bebe nakumerekeza se. Somerekeza. Sinakunze ko twikwamye hanga mu gihe. Ako nta kibazo ufatiraho. Nose umuntu waretse akageza. Vuba ni rimwe gusa stripper. Bimeze bite se urasigarana nawe ngende nifiriye. Twasigaranye nabidanje. Nta kibazo mwe mwinjoyinga tu. Mbere ujyanye n'umuhoringe. Yohana Umpe ko bimeze sose byo. Ntaribi. Uwo muhamagare nabidanje. Karibu haja akavuye mu cyangwa shaka sana cyo tu. Bakamana yagasikikise bayima wenda kugira ngo ufate ku mwose n'ushone akse noneho Ariko bandi sirenge nazo wacu niko nawe ndikubona nawe yaryo bashanga ngo nawe hano ikimani banitse nawe ngomba ndikumva ibyo gihe bikamende niba yaba nahari gihe basi wimba kugira ngo dufate uwo munsi sisi byari byo iwana wala inari ufate ku munsi warangije nawe twaba dukura hibi ko ntabidanje abantu twabanza tukamedita ariko ase wewe numvisha uri kamana igihe none reka mbende ibyari byo hano ndebe ko nabona cya Johnny nta bintu usanga ngaha ntabidanje igihe nabukuze twani ni iki ase we nubwo uri gushora sifata vura gakira ariko Shamani genda umurebe akira ariko byo umurara mani nawe wari genda umureze nyine ubwibye nanjye ngiye kwizaye Wanjye so barasanga bihiye koko kangire vuba. Umuntu wagiye vuba ndabizi umuntu wagiye guhinga azashonja kose none baracyura umubyizira nabonye yavamo akanyanda ko nzabimwigisha mpaka ngomba kubimenya da nashingurwe se azageza n'iriya miteta Shavira narushye kuri umuntu arembereye Mariya we narushye pe ayiwe ibi ni ibiki Shavira narushye Mwana wanjye yabaye iki we